kuraba abanywanyi banje baraza banywaho, barangije kunywaho ndaza ngeze ndi mu rugo nuko abarinje umanza wafatwa. Nari napfuye n'amatwi, nagiye kubona mbona abantu bo mu rugo hafi ya bose bansanze hano, ati mwana ni bwa bushera bw'iwawe ni wowe tugeze gute tuje kubavuza. Ego mana babazanye hano biranga babajana ku kabyiniro biranga babajana, hariho n'abari Butaro. Twafashe umwanzuro ko utazongera gutaha ubukwe, none ko ari mu bavandimwe byabereye ntabwo muzongera kubutaha. Ku giti cyanjye ndabona butaha, naguha amafaranga umwanya ukuzana ijerekani y'ikigage nanga y'ubushera, nje naguha amafaranga. Kubera ko bashobora kuba baratetse nyine umva ukuntu byagenze, bashobora kuba baratetse uruvuze isa agasimba kagenda ku mazu, uruvu, imiserebanya, twa Marie Jose, udusimba nk'utwari igihe usanga dukata mu nzu na nko mu hantu h'ibyaro, sibyo? Marie Jose zumanza no mu migi zijyamo. Umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka ntangire ngushimira nanagusuhuza cyane wamaze gukora subscribe kuri Dopa Media ndetse nawe ugiye kwikora nonaha. Uri maze gukora subscribe ntabwo biba bihagije ngo uhite ugira ute ugenda, niyo mpamvu ugomba kugaruka ukoreba ibiganiro twashyizeho. Tukwiye tubona amasaha 24 kuri 24 nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Turutayiga ndetse na Komia tunga nizera kumeze neza cyane. It's a for day blessing Dopa Media ku blessing Dopa Media nibyo Tayiga abagusabye, ariko nayo cyo musaba muri kano kanya no kuzana service utanga ugeza ku batura Rwanda, ubundi tukagufasha mu myaka yashize ni nka za 2024 gutyo, sibyo? Ndagenda mpura n'umukecuru arambwira ati umusaza wanjye kuva yatangira kunywa inzoga mu myaka irenga 30 twe tumaranye inzoga z'inkorano, ati nibwo twatangiye kugirana amakimbirane, sibyo? Ati nibwo twatangiye kugirana amakimbira, ikirenze icyo ngicyo ubu ngubu yarapfuye. Yari umusaza muzima, ati nta kibazo afite, ariko izo nzoga yarazinywe yabyimba imyijima birangira apfuye. Yego n'ubundi wenda iherezo ry'umuntu no gupfa, ariko hari igihe umuntu apfa ukabona hari ikintu kimwishe kandi yakabaye yaririnze kuba cyahita kimwica ako kanya. Niyo mpamvu rero wenda tujye gusimukira mu karere ka Burera. Urumva akarere ka Burera ni akarere gahana mu imbibi n'igihugu cya Uganda. Yego urumva abantu benshi cyane, urumva akarana akarere nagiyemo nakamazemo hafi nk'igihe kingana n'amezi 2 cyangwa 3. urumva na akarere usanga kiganjemo ibintu byinshi utamenya ibiyoga by'ibikorano bikisuku wasebye pe, ni na meya waho nashamutse ari kureba iki kiganiro nawe ubwo arabizi. urumva ibyo byose n'abayobozi baba babizi, kubera ko tuvuge niba ibyo bintu babyengera mu mudugudu ntabizi, umuyobozi w'isibo ntabizi, ahubwo nabo bagira gute ubusanga wenda abakingira ikibaba kuko bamuhaho cyangwa se bakamwihera make wakajya kwinywera inzoga nziza, ubwo abandi bagira gute bari gupfa ntago bimureba. Hari igihe usanga nabo babicuruza cyangwa babikora, hari igihe usanga ashaka batabinywa, nose ugira ngo arabinywa wakabikora agapakira amajerekani agapakira iki we ntabinywe, yajya kunywa agashaka yoga kameze neza. Ngize umugabo wajyaga wenga urwagwa kera, urumva akarufata nyine kiragamo ibiboro by'ipakimaya, urumva we akanywa byere, urumva we noneho bya bindi bindi akabikubita kuri moto akabijyana kubigurisha. Sibye ko ngo nawe ababizi neza, nawe yarapfuye. N'ubundi fenera bari ugupfa, ariko urumva apfa yarishe benshi. Ntabwo bafata umuntu ngo ujye kumuha inzoga irimo amatafari ngo uvuge ngo aramara imyaka 2. Uhura n'umuntu ukabona amaso yaranaganye, ukabona yabyimbye amatama, ari umuntu w'umugabo nta kibazo yari afite. Icyo gihe rero yatangiye kubyimba amaso n'amatama, akenshi aba ari ikimenyetso cy'uko umwijima uri kwangirika. Abantu badukurikiye b'abaganga wenda bari buze no kubitubwira, kubera ko bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu ufite ikibazo cy'intuza cy'umwijima, hari ukuntu ubona amaso asa nkaho yagize gute yabyimye. Icyo gihe umwijima uri kwangirika, cyangwa se ugasanga inyama zo mu nda zarahiye kubera ibyo biyoga. Ntago bazi ngo barashyiramo volte zingana gute, nabo niba bazi ngo ni volte zingana gute ashyize mu mubiri. Urumva ibyo w'icyapfa nuko ashyiramo, yamara gushyiramo akaba arasinze ku icupa rimwe cyangwa se ku ducupa 2 agahita afata inzoga niyi. Hari inzoga nyinshi cyane ubundi ureba ukabona abantu bazinywa n'amaraso bafite ukabona nahurira. Urumva cyane cyane uyimura urasanga mu rubyiruko mu kw'iki gihe cyangwa abantu benshi cyane, ukabareba neza ukabona ni imirambo ishoreranye yigendera. Urumva ukabona ni imirambo ishoreranye yigendera gusa, kuko yagira ate azindukira mu gitondo anywa ziranzoga biti byuma. Urumva agataha izindi saa 6 z'ijoro, mu gitondo kongera akaba yahageze. Urumva ntumbaze ngo amafaranga nkwera yava hehe. Noneho umuntu wamureba afite nk'imyaka nka 24 cyangwa 25, ukajya afite nka 60, ukajya bona sogokuru ubyara sogokuru.
nyine urumva ziriya nzoga abantu bazinywa rimwe na rimwe bafite ntabwo iyi si yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba aho ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na Niyo Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Amafaranga make ari kuyarondereza, sibyo ugasanga zinyweye atariye, kandi agasanga ari kunywa inzoga zifite volte nyinshi, sibyo izo nzoga rero zigeze mu mubiri ziba zimeze nkaho ziri kuwirukamo zonyine. Ngewe ubu n'amazi y'umugezi urumva amazi ayangaye nyine umuntu anywa amazi asanzwe, uyampaye nkayanywa ntariye shana yantsindije. None bibaze nkize gute mfashe nka biriya bintu banywa nkagishyiramo, ushobora kutamenya naho. None ibaze ko ahubwo bari abantu baba banakomeye. Ibaze ko mu karere ka Burera abaturage batangiye guhakana ko nta muturage n'umwe uzongera gutahuka. Bavuze ati tuzajya tubatwerera, nitumara kubatwerera niba bazajya bazinywana ntitubizi. Urumva wenda hari akantu wavuze nshaka gukosora, wavuze ngo inzoga za gakondo bari bafite ukuntu bazenga kandi zikaba zifite originalite zimeze neza, abantu bakazinywa ntibagire icyo baba. Ahubwo nyine ikosa rihari cyangwa se ikosa ubu ngubu bakora, umuntu arenga urwagwa akarwita urwagwa byanira kuvuga ngo ni so called cyangwa se ingirwa, ningirwa rwagwa kubera ko ntago ari urwagwa rwujuje ibisabwa cyangwa se ntago ari ikigage cyujuje ibisabwa, hanyuma yamara kubyenga akabiha abantu. Ari kubyenga ashobora gufata nk'ayo masaka make cyangwa se yagafata ibyo bitoki bike, wa mungano ugasanga yagize gute, yakubisemo isukari, yakubisemo wenda inanasi, yakubisemo ntuza bya bindi bazuvuga n'ibiki bya pakimaya. Ari ubundi pakimaya ikoreye pakimaya ihisha ibintu vuba. Niba ari na bya capamanda ugasanga bakubisemo ibintu by'ibinyabutabire nabo batazi ngo bikora iki. Hari n'abajyaga bashyiramo ngo ifumbire yo mu myaka, hari n'abashyiramo ngo abamenyerwa kugira ngo inzoga itukure. Ibyo byose akagira gute akabishyiramo kugira yarangiza akabiha abantu. Urumva ibyo bintu bigiye mu mubiri w'umuntu, ntago azi ngo bigeze mu mubiri w'umuntu bikora iki. Niyo mpamvu bigeramo bikagira amaserire yangirika, umuntu agasaza, umuntu akarwara iyo myijima, bagatangira kurwara impyiko. Indwara nk'izo zigira gute zihita zimwihutisha nyine agapfa vuba. Shamani ibi bintu rero by'iki gihe birakaza. Urumva dore bageze batya bafata baravuga ngo abanyarwanda kuko batacika ku kigage cyabo bafata uruganda rugwenga ikigage rurahari. Barareba bafata ibintu byose bagenda nyine ku buryo ikintu ikigage cyenze neza buriya abantu bakizi barakizi icyo kimeze neza, nta n'ikibazo kigira ku mubiri. Urwagwa rwenze neza nta kibazo rugira ku mubiri, ahubwo ikibazo gihari nyine no gufata ayo mazi. Urumva ugafata ayo mazi ugakubitamo wenda agasukari, warangiza ugahonderamo itafari kugira ngo bifate kara cyangwa se ibara ry'urwabo, hanyuma ubwira abantu ngo nahishije. Ubundi abaturage nabo bagomba kujya bakenga, uwo muntu ntagira n'insina ebyiri munsi y'urugo. Urumva
yarangiza akakubwira ngo yenze ibiki Yenze yahishije ibiki? ibiki ntabwo wigeze umubona wenda hari abagura ibitoki da akabigura mu baturage ariko sinigeze ubona agura n'ibitoki igitoki wabonye gute we yarangiza ngo afite urwagwa ari gukanywa washishikaye yego ko noneho urwo rwagwa uri kunywa ari rwagwa mu nce z'icyaro ngo arafata ati ibi bitoki nka bingahe urumva akabitara yarangiza akagenda akigura isukari umufuka yego urumva noneho yarangiza akagenda akigura ikintu bita supadipe abantu bazi supadipe barazizi urumva noneho yajya kugurisha urwagwa noneho bababeshya ko ari umukungu usanga abantu babikora ari babandi banameze neza muri karitsiye erega we nta nubwo ababinywa sha urumva akagira icyo ubundi agakubitamo ubundi injerekani nka 20 akazizamuka akajya gucuruza ngura n'umukira afite urutoki nganywa byeri gusa ngo ngajya gurwagwa urumva kuko mbira biboro bye nago yabinywa niyo mpamvu rero abaturage babinyweye bakagenda barahitwa abandi bararuka urumva abandi amaso avamo mani twungurwa amaso akavamo nyine urumva wenda mbere yuko tugera nawe mu karere ka Burera buri abantu bajya banagerageza nkuko polisi ibibasaba cyangwa se inzego za leta bakavuga ati by'ubujisho ry'umuturanyi niba ibyo bintu ari kubyenga ubwira abanditse nyaboneka ibintu ari kwenga mu mwihorere aramutse abigenze ntibabigure ntabwo yakongera kubigura ariko iyo abonye mubinywa niba yenze imwe ejo azenga 5 kubera akabona muzinywa kandi namwe bantu wenda mushaka utwamake n'uduki jya wihangana nibuza niba ari bumwe 3 umwemo kamwe ariko kazi witahira umeze neza kubera ko ibyo bintu kubinywa bikakwica cyangwa se bikakwica uhagaze ugasanga uri umugabo ariko umuntu wese ukubonye nta mugabo urimo uragenda winyarira uragenda winera yes kuko urumva niba ayo masukari yabaye menshi mu mubiri azakugiraho ingaruka da chako mani uziko ngize inzoga bazinyweye urumva none umuntu akacisha hasi agacisha no hejuru uguhitwa ukanaruka icyaremwe ubwo ntibari babyumva noneho ni hahandi witsamura bari babyumvise urumva ukitsamura amaso akavamo nyine kuko urimo nyine urumva byarabaye biba skandali abantu bamwe babajyana ku bitaro bya ntuza ni bya Cyuve yes ku bitaro bya Cyanika bya Cyanika abandi babona biranze babajyana Butaro ni ibitaro bizwi bikuru kabisa bajya bajyanaho n'abantu bafite ibibazo bikomeye cyangwa se by'amatransfer urumva birakomeza biranga ariko rero njye sinzi bura n'ukuntu ibintu biba bimeze urumva ugasanga mani njye mba numva ibintu umuntu wakagombye kuzamufatana ibi biyoga nk'ibi ngibi cyangwa yakoze ibintu nk'ibi urumva byibuze bakabanza akamubaza ese ibintu bikora wari ugamije iki ariko rero hano hantu nta n'umuntu wari kuhakeka urumva ni umuntu wari wagize gute ni umugabo wari washatse noneho mu kuza kumusura ubwo ni waba bari baje kumusura abantu baza bagize gute baje kwinywera urumva ko akenshi urabate niba umuntu yatuye undi cyangwa yasuye undi ibyo byose amushyira inzoga zifite ubuziranenge abantu nibwo bageze batangira kunywa ubushera ubwo ni ikigage kitarimo umusemburo niko twabivuga ari ubushera bwazanye na ADPR kubera ko ADPR nibo bajyaga bavuga ngo ntibanywe ibisembuye sibyo nibwo ubushera bwatangiye kwengwa mu Rwanda ubundi bikubitiraga ikigage nyuma rero abaje ubushera abantu rero bava ko banyweye ubushera banywa n'inzoga ngo bita umunini inzoga y'umunini ngo ni inzoga y'inkorano urumva inzoga z'inkorano ni za zindi nyine ziba zitujuje ubuziranenge urumva inzoga zose n'ubundi ni inkorano kuko zose barazikora cyangwa barazenga ariko iyo bavuze ngo inzoga z'inkorano wenda abantu bajye banabyumva neza kubera ko hari ababitebyamo bakakubaza ngo ese ubundi ngitari inkorano ni iyi uye nyine urumva hanyuma rero hari inzoga zigize gute zemewe n'iki na Rwanda Standard Board cyangwa se ikigo gishinzwe ubuziranenge izo zirazwi cyangwa kabo umuturage yengeye keke ibitoki urumva nyine izo zirazwi sibyo ziba zarahawe icyo bita S-mark izo ngizo zirazwi mu gihugu ubwo ngubwo icyo kigo kiba cyarabasuye cy'ubuziranenge kikareba inzoga uyu muntu agiye kwenga zizagira ingaruka ku buzima bw'umuntu bakareba amarukoro bakareba ibyo agiye kuzengamo noneho bagakomfirma bakavuga ati enga inzoga abantu binywera uzi ikibazo cyabaye aho ngaho nacyo basigaye bagira batyo bakajya gupima icyo kigo kikagenda kigapima inzoga yego kigaheruka zazi n'icyapimye izindi bagatangira nyuma bagapirata se bagapirata ariko twabonye abafashwe ibyo n'ubunyanga nyine ubundi uzabifatirwamo azagira gute azabihanira ariko nyine wenda hari izemewe zizwi kuba umuntu yagira gutya akabaca muri humye ahari izo bari biganye n'izi ngizi z'amantuza z'amarikeri z'amaki ibi by'amajini uye usibye nabare bafashwe ejo bundi hari mu ngandi zikomeye urumva bafata inzoga bapirata nk'inzoga ya Bralirwa
uye nabo Ugapirata burarirwa nka yarihaye ariko nyine hari niyo mpamvu ndi kukubwira wenda ntihabura ababaca muri humye ariko nyine ubundi inzoga kugira ngo yemerwe ku isoko Rwanda Standard Board nigira gute niyo iyemeza cyangwa se n'ibindi n'andi maproduit agiye atandukanye abantu bagomba gukoresha ujya wumva n'imiti hari igihe bavatiye imiti wenda yakuwe ku isoko kubera ko igira ingaruka ku buzima bw'abantu. Ibyo ni ibintu nyine ibintu biri bujye mu mubiri w'umuntu ni ibintu biba bigomba kwitondera. Ntabwo umuntu abyuka akavuga ngo nimfata ngo imigwegwe wenda nkayikamura nkashyiramo umunyu nkashyiramo ibingibi ngo birabyara iki bajye kubiha abantu ngo banywe. None sura urakeka tuvuge bwa mbere sibyo umugabo ngo amaze guhabana ikigage n'ibyo bintu biyoga ntazi byari byo bayita umunini ngo yatangiye kujya abona abantu ngo nusa ngaraje ararwara ariko iyo inzoga ngirazwa umunini hariya muri kariya gace nibyo nakubwiye nta bayobozi nabo barabigenzemo gake kubera ko ibyo ari byose umuyobozi w'isibo ababizi abo bita abandi ba mudugudu baba babizi gitifu w'akagari ababizi aba ari umuntu uri aho ngaho hafi wenda uw'umurenge we bashobora kumuca muri humye bamaze kuyinywa kubera ko umurenge ari munini bamaze kuyinywa noneho bukeye bwaho ngo umwe akabaraje akamubwira ngo uziko nuza ngarwaye ngo kubera inzoga bakaba bamujyanye kwa muganga undi akajya akabaje kuri wa mugabo ati nuza arimo aracisha hejuru no hasi ati nawe yaragize aho baramujyanye noneho ibintu bigera ku bantu 40 bihinduka ibindi byamaye umugabo rero arareba nese icyo we ikintu cyantangaje nuko nabonye ari muzima ariko numvishe n'ibindi bintu byinshi cyane bivugirwa araho abyanyoye urumva numvishe ibindi bintu bivugirwa muri biriya byo bindi wenda numvishe bavuga by'ahantu ngo batashye ubukwe ngo abantu barya nabwo bakagira ibibazo biriya byashobora kuba ari umwanda kubera ko bashobora kuba baratetse nyine umva ukuntu byagenze bashobora kuba baratetse uruvuze isa agasimba kagenda ku mazu uruvu imiserebanya twa Marie Jose udusimba nk'utwari igihe usanga dukata mu nzu wenda nko mu hantu h'ibyaro sibyo Marie Jose zumanza no mu migi zijyamo zira zaragashize zirazikunda itara manza mbona kunda itara bwa Marie Jose ariko buriya ngo bugira venom cyangwa se ubumara bubi cyane kariya ngo iyo kaguye nko mu biryo byo ukakameco cyangwa ubusezeye isi ndakuraye ariko ngo hari urwo kigize kugwamo nabo ngo abantu 12 bose ngo bitagendera icyari inkuru numvishe ngo hasigaye umwana wazereye kwa kunda kana kazerera ngo niko karamutse niko karucitse nyine ngo nuza Jose ngo yaguye mu gikoma hari baranywa kirabica umwana wazereye niwe waje niko akunda bavuga ngo hasigaye bari niwe wasigaye abarizwa nkuru urumva. Hanyuma rero hano muri Burera ho ngo nyine bari batetse mu gihe cy'ubukwe agwa mu ruvu cyangwa urunyaruvu hari abarwita uruvu hari abarwita urunyaruvu hari ibintu nk'ibyo ariko nabyo barabiriye bararwara ariko nkeka ko nta muntu wagize gute nta muntu wapfuye ibyo byo natwe twavuga ko ari umwanda wo kuba batarakoze atansiyo gusa nanone abaturage buri hari igihe bagira ubwoba bari kukubwira ati nge nzajya ntwerera ariko ubukwe bwabo babwitahira singiye kuzagwa mu bukwe kugira nzajye mu bukwe mbugwemo nzajya nohereza ibyo mfasha uwo muntu mutwerere ariko ubukwe no kubera ko ni ibintu byabaye bisa nkaho bikurikirana urumva ko rero biba biteye ubwoba ibintu bibaye mu kagari kamwe bikaba igihe gikurikirana bitera ubwoba abantu hari igihe bavuga ko hari n'ababa bashaka kuba babigiriramo wenda n'aba bantu wenda abantu tutabatindije hari ubwo ni mu rugo rwande byaberera ibi byabaye rero ni umugabo bita Ahishakiye Evariste ubwo ni mu karere ka Burera ni mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Cyanika naho bita muri Nyagahinga sere cyangwa se mu kagari ka Nyagahinga ubwo abantu bagenda muri biriya bice bagize gute barahaze n'ibyo ngibyo byabaye ku itariki Cyanika n'ubundi buri kugira gute burimo wigira za Uganda n'ubundi ni Uganda ese ko wambuka n'ibirenge ni nko kuva nkanga mu muhanda ujya kundi muhanda nako n'ukwambuka umuhanda ohana imbibi na Uganda ni santi ubundi murenge wa Cyanika kuko n'ubundi ushaka unyura ku musirikare ntanabimenye ko munyuzeho oya nta gutuye munyuraho ntabimenye ujye kuvunjisha amafaranga hakurya kuri botike ikwegereye yo muri Uganda ikibazo ashaka kuguha amashiringi ariko buranga ngo bajya banambuka ashaka bakajya kwingara twatuzi oya tuzi ngo baratumwa ariko akabanyata oya ngo twambukana mu nda ntari yewe we barakunyata
hari abari bambwiye ngo twambukana mu nda nese ko rega ikibi no kuba watwambukana mu kindi gikoresho oya buriya n'ubundi baba bari kurwanya ya ubundi wayinyweye wayamukanye mu nda n'ubundi ya miserero twanga n'undi wakayitetse urumva n'ubundi waba umeze nk'uko yashobora kwinywera gake k'umuti haravuga ngo karavura ukiyambukira ikibi ni ukunywa akagusabagiza rero ukagenda ushotora abantu ako ntabwo kemewe kuko ntabwo byemewe urumva rero byabaye ku itariki 29 abantu 40 bose bajyanwa mu bitaro ubu ngubu ubu ntabwo wamenya ngo bose bameze neza nta nubwo baramera ariko bameze nabi gucisha hasi hejuru aregeka guhitana kubera ko buriya iyo umuntu afite icyo kibazo amazi amushira mu mubiri urumva nyine ubu niba ugiye gucisha hasi cyangwa hejuru amazi asohokana n'ibisohotse aba ari menshi hari igihe rero bisaba ko bagutera amaserumu n'ibiki nuko bagize amahirwe bakihutanwa kwa muganga buriya batihutanwe ntabwo oya buriya nonese ko nta confirmation baraza ngo tugire reka dutegereze ni haza andi makuru yandi yuko bitabye Imana naho turaza kwebagezaho nayo tuzagenda tubabwira uko bimeze ariko nyine icyo nabwira wenda abantu abaturage mbere yuko n'umuyobozi ajya kumenya ibyo bintu naho ugize aho ubona bitameze neza aho umuntu arimo arakora ibintu byica abantu ukarebera ngo ni akazi ke umuntu yaguha agacupa umuturanyi we ukaba kubutanga wajya mbonye ari ibintu bishyira ubuzima bw'abantu mu kangaratete njye ntacyo ndi bumukoreho cyangwa se mubwiye ibyo bintu wabyihore ntabyumve ntareba ababishinzwe uzi ukuntu mu Rwanda mu Rwanda mu cyaro bahita bakwita banyita uko bashaka ariko nese kurengera ubuzima bw'abantu sibyo reba tuvuge wenda mu kagari kamwe abantu 40 bose bari kwa muganga ukeka ko ahantu hari iterambere cyangwa hari iteranyuma abantu ntabwo bari gukora reka twamamaze ni wagakoza ari kugemura reka twamamaze amamaze katubabwire Dash Plan Hub ni German Language Academy ni ishuri kwigisha ururimi rw'Ikidage bakorera mu mujyi wa Kigali abari babazi bakora Kimironko bamaze kuhimuka ubu bari gukorera downtown ugeze bita kuri niwe impara ugeze kuri hotel Okapi wabaza wese yagutungira urutoki akakwebeka inyubako nshyashya bayita Delta House muri etage ya 5 niho iki kigo gikorera gahunda zijya service batanga rero zirimo ubujyanama ku bantu bifuza kujya gutura kwiga gutembera gukora ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu gihugu cy'Ubudage zirakomeje ari nako batanga amasomo ku bantu bashaka kwiga ururimi rw'Ikidage amasomo deja yatangiye today musi kwa mbere ku itariki ya 3 amasomo yatangiye ku bantu biga March intake hanyuma ubwo abaziga muri weekend bo amasomo azatangira ku wa 6 ku itariki ya 8 ni nako bimeze mu karere ka Huye mu ntara ya Majyepfo mu murenge wa Ngoma ni ahazwi mu Cyarabu ni mu nyubako ya Sinai Complex House kuri etage ya 2 German Language Academy rero nayo naho irahari ubwo naba amasomo bayatangiye abiga mbere sasa nabiga nyuma ya sasa nabiga ni mugoroba abiga muri weekend bo bazatangira ku itariki ya kangahe ku itariki ya 8 bahamagare kuri 8 bahamagare kuri 0790 bahamagare kuri 0790 23 iyo nimero iba iri no kuri WhatsApp wabandikira cyangwa se unanyaruke ubasure ubabaze ibibazo bigiye bitandukanye ushaka kubazanira ko rero ni Kigali wabikora uramutse ufite icyo ushaka kubabaza kijyanye n'izo service batanga tega wakoze cyane reka mushimire nshimire no twatangiranye iki kiganiro tukaba tugisozanyije subscribe niba utarayikora n'iki gihe cyo kuyikora ubundi ugakora share like and comment kugira ngo tujye tugira dute tubana amasaha 28 kuri 28 Imana iguhe